Urebye kugira igitsina kinini cyangwa se gitoya ni bimwe mu bishobora gusenya umuryango cyangwa se bikanawubaka. Rero hari abagabo usanga binubira kuba bafite igitsina kinini, ugasanga baravuga uti wabaha bakagira igitsina kinini. Rimwe na rimwe ugasanga bari gukoresha iyi miti yongera akanyabugabo ndetse ngo inabyimbisha ibitsina, ariko ugasanga iyo miti nta kibamariye ahubwo uri kubangiriza ubuzima. Ugasanga na ya minota ingahe bamaraga ugasanga yagabanyutse. Uyu munsi ngiye kukwereka ibintu uzakora kugira ngo ubashe kugira igitsina kinini. Ushobora kuba uri umugabo ukaba ufite igitsina gitoya. Uyu munsi ndakurarikira gukurikirana ino video kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ngewe ntabwo ndakurangira imiti yo kwa muganga, ahubwo ndakwereka ibimera, ibiribwa ushobora kurya bikagufasha. Wa munota umwe wamaraga ugasanga wikubye wabaye iminota 10 cyangwa se yanarenze. Nta kindi usabwa wowe usibye gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, nanjye ubategura nkanabibagezaho. Nitwa Aime, uhawe ikaze. Hari imwe mu mpuguke mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina yanditse igitabo yise Sex and Ejaculation. Yagaragaje uburyo ki umugabo wifuza kugira igitsina kinini cyangwa se gitubutse ibyo yakoresha kugira ngo icyo gitsina cye gikure kandi kibe cyanezeza uwo bashakanye. Ngiye kubereka ese ni bihe biryo nshobora kurya cyangwa se wowe warya ufite igitsina kinini bikagufasha kugira igitsina kinini nk'uko inzobere zibyerekana. Dore uburyo ki buzagufasha gutuma igitsina cyawe kiba kinini. Hari rimwe na rimwe usanga umugabo afite igitsina ariko ugasanga icyo gitsina ntikimunejeje, ari kugenda cyangwa se we n'umugore ugasanga umugabo afite intimba ku mutima avuga uti mfite igitsina gito kuko umugore wanjye ntabwo munezeza. Hari ngo nyinshi usanga zishwana bitewe nuko umugabo yafite igitsina gito, ugasanga umugore ajya gushaka babandi biswe abapfubuzi kugira ngo babashe kuba bamunezeza mu mibonano mpuzabitsina, ariko ugasanga umugabo ntiyamenya aya makuru. Uri umugabo cyangwa se uri umusore, uyu munsi ndakurarikira kureba ino video. Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo ubashe kugira igitsina kinini ni ugukora siporo ngororamubiri. Siporo ngororamubiri ubyumvishe neza zituma igitsina kiba kirekire mu bugari cyangwa se no mu burebure. Rero hari zimwe muri siporo ushobora gukora zigatuma ugira igitsina kinini. Hari ubwoko bwa siporo ukora bigatuma igitsina cyawe kiba kinini. Hari siporo zitwa Kega. Izo siporo naho ukora mbese ni siporo ukoresha imikaya, mbese ni siporo z'imikaya. Usanga ukora siporo kugira ngo igitsina cyawe kibashe kuba cyaba kinini. Niba mushaka ko tuzanabereka uburyo kizo siporo zikora, tubigisha uburyo ki wabikora igitsina cyawe kikaba kinini, ubyandike hasi muri comment. Uburyo bwa kabiri bukoreshwa mu gutuma igitsina cy'umugabo kiba kinini ni uburyo bwa bihari. Ubu buryo ariko ntabwo butuma igitsina kigumya kuba nk'uko cyakimeze kuko nyine kiriyongera, ariko navuga ko ari nta nyungu nyinshi ziba zihari mu gutuma igitsina cyaba kinini. Ubu ni uburyo umuganga akata inyama ku gitsina cy'umugabo. Hano igitsina cy'umugabo gihagararira mbese ruguru. Ako kanyama iyo bagakase igitsina cyongeraho santimetero zigera kuri 5 ku gitsina cy'umugabo. Ariko iyo rifashe umurego cyangwa se igitsina iyo gifashe umurego ntabwo kireba hejuru nk'uko bisanzwe, ahubwo cyo usanga kiri kureba hasi. Aka kanyama rero niko gatuma igihe umuntu w'umugabo cyangwa se igitsina gabo gifashe umurego niho usanga kiri kureba hejuru, ariko igihe cyose bafashe cyangwa se muganga yagukase ako gace ko ku gitsina cyawe usanga igitsina nyine cyabaye kirekire ariko ntikirebe hejuru. Uburyo bwa gatatu butuma igitsina cy'umugabo kiba kinini n'uburyo bwo kwikinisha. Kwikinisha ni imwe mu ngeso usanga yarabasabana, ariko nanone hari igihe usanga mu buryo bwo rimwe na rimwe ushaka no kubikoresha nk'umuti mu gihe ufite uburwayi bwo kugira igitsina gito. Nubwo hari ababikoresha igitsina cyabo kikaba gito, ariko ngiye kukwereka uburyo ki babikoresha aho igitsina kikaba kinini. Simvuze ngo uzabikore buri gihe. Kwikinisha ni kimwe mu bintu byagufasha mu kongera igitsina cyawe, haba mu kuba kirekire, mu kubyibuha. Ariko kwikinisha cyane bishobora kugiraho ingaruka mbi kuko kwikinisha byangiza ubuzima bwawe bwo mu buriri. Rimwe na rimwe wamaraga iminota 5 uri kumara amasegonda 5.
abakuru babyumvishe. Rimwe na rimwe ukaba wakwandura n'izindi ndwara zitandukanye, ariko kubikora simvuze ngo kwikinisha ubikore buri munsi, ahubwo bikore nka rimwe, bikore rimwe uri kugerageza, nzi ko bizagufasha. Dore bimwe mu biribwa bizagufasha mu gutuma igitsina cyawe kiba kinini. Hari ibiribwa ushobora kurya rimwe na rimwe bikaguha ubushobozi bwo gutuma igitsina cyawe kiba kinini. Ubu buryo tubabwiye bwo hasi harimo cyane cyane nko gukora siporo, bigufasha mu gutuma umubiri wawe usohora imwe mu myanda cyangwa se n'ibindi bintu runaka. Rimwe na rimwe hari igihe usanga igihe utakoze siporo igitsina cyawe ari gito, igihe ukoze siporo hari igihe usanga imitsi imwe yatumaga igitsina cyawe kitaba kinini izibuka, ugasanga ubaye mutaraga. Rimwe na rimwe hari abantu usanga imitsi yabo yerekera mu gitsina cyabo, usanga imitsi yarazibye bitewe no kudakora siporo, ariko igihe cyose ukoze siporo iragenda ikazibura ya mitsi, sasa ugahita uba mutaraga, ukaba umuntu muzima mu buriri. Ariko njye kukwereka izo siporo ese uzikoze ukanajya ibi biribwa, igitsina cyawe kizahita gikura. Njye kubikwereka kimwe mu biribwa ushobora kurya bigatuma igitsina cyawe kiba kinini kikaba kirekire cyiza, ni ukurya imineke. Imineke ni bimwe mu biribwa bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, ariko hari igihe usanga umuntu atakunze kurya imineke. Ushobora kuba udakunze no kurya imineke, ariko niba ushaka kugira igitsina kinini ndakurarikira kuba wayirya. Ikungahaye kuri potassium, ikaba ifasha mu gukora neza k'umutima ndetse igatuma amaraso atembera neza mu mubiri no mu gitsina, bigatuma igitsina gikura neza. Nk'uko twabivuze, wakoze siporo ukajya n'imineke, amaraso atembera neza akagera mu mubiri wose. Hari igihe usanga amaraso atarageraga mu gitsina cyawe neza, ugasanga nticyabashije kubona intungamubiri zituma gikura. Rero ndakurarikira kujya imineke. Ibindi biribwa ushobora kurya bigatuma igitsina cyawe gikura wa mugabo we, ni ukurya epinari. Epinari ni imboga. Ubushakashatsi bwagaragaje ko zigira uruhare mu gutuma igitsina gikura neza, kuko intungamubiri zibamo zituma igitsina cy'umugabo kitagwingira. Ikindi cyangwa se ibindi biribwa ushobora kurya bigatuma igitsina cyawe gikura, ni ukurya amafi yo mu bwoko bwa salmon. Aya ni amafi agira amavuta meza afasha gusukura neza imitsi y'amaraso, bigatuma amaraso atembera neza mu bice by'umubiri, atuma gifata umurego ndetse kikanakura neza. Wa mugabo rero ushobora kuba ufite igitsina cyagwingiye, ndakeka ko ibi bintu ushobora kubijya bigatuma igitsina cyawe gikura, ndetse ukanongeraho ukajya ibitunguru. Hari igihe usanga umuntu adakunze kurya ibitunguru, akavuga uti njye ninjya ibitunguru bishobora gutuma ubuzima bwanjye cyangwa se n'abo turi kumwe banukira mu kanwa. Ariko niba ari umuti ujya ubikoresha wa muntu we. Ibitunguru bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, ndetse hakaba harimo na vitamini zitandukanye, ndetse hakaba harimo na antioxidant ndetse na phytochemicals. Ibi rero bikaba bifasha igitsina gukura neza. Nutajya igitunguru uzaba uri kwiyicira ubuzima bwawe wowe ufite igitsina gito, kuko umugore ashobora kuzaguca inyuma kandi mwakundanaga, ariga yaje wanyu cyangwa se yaje mu rugo rwawe aje ngo mwubaka umuryango cyangwa se munanezezanye. Rero ni icyo yaje kureba, naza akakibura azashaka undi da. Ikindi kiribwa ushobora no kubona kizi cyangwa se unacyumva wumva uburyo kigikora, ni ukurya watermelon. Watermelon ni nziza cyane kuko zifitemo ikinyabutabire bita citrulline. Iki rero kikaba kizwiho gutuma imitsi y'amaraso itambuka neza cyangwa se amaraso aca muri iyo mitsi neza, bitewe nuko watermelon ifitemo icyo kinyabutabire. Ikindi kiribwa ugomba kurya cyangwa se ushobora no kurya kigatuma igitsina cyawe gikura wa mugabo we, ni ukurya urusenda.
Urusenda rurimo potassium, ubutare ndetse na magnesium. Rugira kandi n'ibindi binyabutabire bituma amaraso atembera neza mu mubiri, bityo igitsina ntikirwe. Kandi mu rusenda hakabamo n'ikinyabutabire cyangwa se akantu bita capsaicine. Iyo capsaicine rero ikaba ifasha mu gutuma umubiri ugira ubushyuhe cyangwa se bigatuma amaraso anatembera neza mu mubiri. Ikindi kiribwa ugomba kurya kugira ngo ubashe kugira igitsina kinini wa mugabo we ni ukurya tungurusumu. Tungurusumu zigira ibinyabutabire cyangwa se zigira ibyo bita arisine. Ibi rero bikaba bifasha amaraso gutembera neza ndetse no mu myanya ndangagitsina. Hari n'utunini dukozwe muri tangawizi, natwo turagufasha kuko natwo tuba dufitemo izi ntungamubiri cyangwa se n'ibi binyabutabire bituma amaraso atembera neza ndetse n'igitsina kikaba cyakura neza. Gusa hari imiti ikozwe mu bimera wakwifashisha. Muri iyo miti harimo nka Vigpower, Zinc tablets, Pineapple ndetse na Silicylic oil. Rero ibingibi bizagufasha mu gutuma ubuzima bwawe buba bwiza bwo mu buriri. Wa mugabo we ushaka kuba ufite igitsina gito cyangwa se n'ubuzima bwawe bwo mu buriri rimwe na rimwe umara iminota ingahe. Rero ibingibi bizagufasha mu gutuma wubaka umuryango wawe kandi munishimye. Aho kugira ngo umugore wawe guca inyuma, uzakora bino bintu kugira ngo mubashe kuba mwaba mu muryango wishimye unezerewe kandi unashimisha abo hanze babona ko umuryango wanyu umeze neza. Uburiri cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ku mugabo cyangwa se umugore bifasha mu gutuma amarangamutima yanyu nyine yishima. Rimwe na rimwe uburyo kimubanye bikaba ari ibintu bifite umurongo, kuko igihe cyose wamunogereje kandi ukanamuha amafaranga cyangwa se mukaba munumvikana, bituma umuryango wanyu uba mwiza. Njye wabategura iki kiganiro nkanakibagezaho nitwa Aime. Wakoze kureba ino video.